bazana imodoka ya fime irimo marido turikanga ariko uyu ni umuntu umwe ntabwo yadukanga reka tugende twinjira mu modoka mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ngo turi kujya he twebwe mu kugenda twari tuzi bari badaye viza tuvuga ko tugiye Vientiane ni umurwa mukuru wa Laos mu kujyayo ntabwo ariho batujyanye bahise badukatisha twafashe urugendo ruva ku mupaka twakoze urugendo rw'amasaha 8 mu modoka mu mashyamba batujyana ahantu hitwa ngo Golden Triangle searchinze Golden Triangle kuri Google ni ahantu habire byaha byose bibaho banza kuri iyi si nigeze muri ibintu byose nabonaga amafilme kokayine amafilme y'urukozasoni ubwicanyi gushimuta iki buskama tubona muri kontra barati kontra gukora n'amasaha 16 ku munsi ajya tangira akazi saa 3 z'ijoro garangiza ejo saa 8 aho ngaho niho bahita bakupa amaconnection n'iki barakupa eshatu zamaze kugeraho musaza yari yahuye okay wemenye gute rero twanga kujya gukora tarati ibintu bihinduke nimba atari ibyo ngibyo bihinduke ndabyibuka habaye intambara na boss araza bazana abasekirite bafite amashoka gwe natwe twakoze twarigaragambije mu gufata amashoka na ufashe tindo ufashe iki ufashe fire extinguisher ugize ute bati ibyo byose natwe twirwane kuko nitugenda gutya buri muntu wese azagenda apfira umusubirizo utapfuye araburishwa kugeza naho twatekereje kujya gukina filime y'urukozasoni kubera ko yo bagukoreshaga igihe gitoya bo bakanakubyibuze n'aya mushahara bagukata ubu bahembwaga menshi bati byibuze reba nkifata kuko Imana ishobora byose ariko hose ni bisebe urumva baragufata bakakujyana mu cyumba ni ukuvuga ngo baba hari udukoni baba bafite dusa nk'uturimo ibintu by'amahwa iki then bakakwambura ubusa uvi inkuru yanjye kubera yuko kurwara ari ibintu bisanzwe ubwo no gukira ubundi byakabaye ari bisanzwe ariko hari igihe bigorana cyane kubera yuko iyo utaramenya ikigo cyitwa African Healing Helbo bishobora kukugora cyane kuba wakira indwara yavurwa igakira mu kanya gato. Ubwo rero noneho basa n'abafite promotion kandi idasanzwe ku bantu barwaye indwara za diabete, hypertension, hepatite, impyiko ndetse na prostate. Abo bantu byako kanya babakoraho rikaka. Abantu bagira uburibwe mu nda bushingiye ku moko y'inzoka kugera no kuri amibe. Bene izo ndwara zose abahanga bazo nza ahantu bari ni muri African Healing Helbo. Bafite abaganga bakomoka muri Tanzania bazi kuvurisha neza ibimera n'imiti gakondo. Abangaba bakorera muri East Africa yose harimo n'u Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti gakondo ikomoka ku bimera. Bashobora kuvura kandi abagore bakunda kugira ibibazo by'imyanya yabo y'ibanga no kuvuga infection, imihango idakama n'ibindi. Bakavura n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro, bakagira umwihariko mu kuvura abakeka yuko bahumanijwe no kuvuga kurogwa. African Healing Helbo bahamagare kuri 0788832668 cyangwa akamenyetso ko guteranya 255569563 nimero yo muri Tanzania. Ishami ryabo ryo mu Rwanda rikorera mu mujyi wa Kigali Kimisagara. Banafasha abantu bashaka kugabanya umubyibuho ukabije obesity. Imiti yabo ikugeraho aho uri hose ku isi kubera ko bakorana na DHL. Nikaze mu kiganiro nkuru yanjye, nikaze byumwe ko muri uyu mwaka wa 2026 twakwifuriza kugira ngo ukomeze kugenda neza. Kimwe mu bizatuma ugenda neza nuko ubishyiraho umutima ukavuga uti uno mwaka byanze bikunze ugomba kungendekera neza, ntabwo ugomba kumbera igihombo.
mu buzima bwanjye. So ndi kumwe n'umusore turi kumwangaha yitwa Patrick Nkundayezu, niyo tujye kuganira. Ni umusore ufite ubuhamya bw'ibyo yaciyemo, si ku bantu bakunda hanze. Nizere ko muhari. Patrick, uraho neza? Muraho neza mbabazi. Umeze neza? Ndashima Imana. Urashima Imana. Komeza wishime cyane. Mwebwe mumeze mute? Natwe tumeze neza. Okay. Uno mwaka utangiye gute? Mwaka nawe utangiye neza, ndi kumwe n'umuryango. Bishima, dusenga nyine dushima Imana ko turangije turi amahoro. Yego, uzamurijwe, sibyo? Yego. Wenda nka byanze bikunze iyo umuntu atangiye umwaka cyangwa usoza ashaka intego runaka, wumva uno mwaka wa 2026 nka Patrick wifuza gute? Uyu mwaka rero ikintu cya mbere ni ukuba ubuzima bwishimye, ndi kumwe n'abantu nkunda. Ikindi nifuza ko I need to be handsome. You know handsome. The meaning of handsome? Apana beauty. Yisobanurire. Handsome is like, this is a hand. Then some. Nyine kuba mu kiganza harimo ikintu. Yes. Gukora ubuzima, gukora amafaranga, gukora abantu, nyine handsome. That's the meaning of handsome. Not the physical. Ako kana ho. Ego. Nibyo. Ubuzima bwishimye butarwaye. Ukora iki kugira ngo ube uwo muhanzi? Nukutaba umunebwe, ugakora, ugatekereza, biragoye, ntabwo biba byoroshye. Hari ibitambo runaka utanga, ariko gukora then ugasenga Imana ikagufasha ikaguha umugisha, then na discipline muri byose. Na discipline muri byose byanze bikunze uzabigeraho. Reka tukubwiye tuti happy new year, umwaka mwiza uzakugendekeye neza cyane. So ufite inkuru y'ibyo waciyemo mu bihe byashize bitari na kera cyane, I think muri Laos. Reka tubihere mu Rwanda, byagenze gute? Mu Rwanda rero hari mu kwezi kwa gatatu, nari maze amezi make ndangije université muri Land Administration and Management. So rero nk'umusore nyine warurangije ishuri, kandi nkabona ko guhita ubona akazi bigoye, ikindi ukabona ko imyaka iri kugenda isa nk'ikura, ukeneye kugira ikintu ugeraho. Naje kumenya amakuru ko hari akazi, ariko mu kumenya amakuru ntabwo neza kari muri Laos. No. Bambwiraga kari muri China. Ngiye mu kazi muri China. Then umuntu arampamagara arambwira ati hari umuntu watubwiye ko ukeneye akazi, uri gushaka kujya hanze. Nari naratangiye ku applyinga mu bihugu byinshi, nyine kwa kundi uba ushaka kugenda nyine ukore kiri kintu wigezaho umuntu wari we wese. Barambwira ati muri China hari akazi, twakubonera akazi. Warize bimeze bite? Ndavuga ati narize, mfite bachelor's degree. Arangije arambwira ati rero twebwe akazi dukora nta nubwo ari ngombwa cyane kuba warize, upfa kuba uzi gutayipinga, gukoresha mashine, iki mu byo uba witoza gutayipinga ugire high speed, kuko muri interview uzakora nabyo bazabigukoresha. Ndavuga ati nta kibazo. Arambwira ati rero tugiye gutangira process yo kubona visa. Turayitangira, ndagenda ndishyura byose. Arambwira ati ariko ugomba kuba ufite n'amafaranga yo kuzerekana ku kibuga cy'indege, ubabwira ko ugiye yenda kurangura, ugiye muri business, kuko hano muri China biragoye kuyinjira, kereka yenda uje uri nk'umunyeshuri kandi wowe ufite visa ya business. Okay, shaka show money. Byari bigoye kubona tike, kubona niyo show money. Ndabata ariko show money yenda dushaka kubona umuntu akadohereza amafaranga, nagerayo nkayamwongera nka sending back nkayohereza.
itike ndashakishije mu bantu turaguza, ntabwo byari byoroshye kubona, ni ibintu biba bihenze urabizi. Tubona amafaranga, mu babyeyi bishimye ati umuhungu abonye akazi agiye gukora, ubuzima burahindutse. Then turashaka, viza iraboneka, ibyangombwa biraboneka iki. Then barambwira ati iyo show money ntubabwire ko uje hari ibindi bintu uze gukora, wowe uzagende uri ufite confidence. Iki nibakubwira ngo ku kibuga cy'indege tugiye gukora iki, babwiye ati ngiye kurangura, bereke amafaranga iki, ntago bazakugarura. Ariko nkumva umutima uri gusa nyine kwa kundi umutima ukudunda hasi. Ingendo no kuzimera n'ubwa mbere nari ngiye hanze ya Afrika, yenda ibihugu byo muri East Africa najyaga mbigeramo uteze bisi, ariko n'ubwa mbere ngiye kuri indege. Nk'abatubwiye byose abantu bagiye kuri indege bwa mbere nuko yenda biba bimeze, bashobora kukugarura. Ndagenda ngezeyo ku kibuga cy'indege, nari ibintu byinshi bambajije kandi Kanombe. Ntabwo tugiye gukora iki, ndati ngiye muri business iki, fata amafaranga ndagenda. Rero bambwira nageze hahandi udashobora no guhita ugaruka. Nageze muri Ethiopia, Addis Abeba. Barambwira ati ibintu bya China byapfuye. Urumva? Ibintu bya China byapfuye. Ariko umuntu wari twari twarafatanyije gushaka viza mbere we yari yarahindutse, kuko yambwiraga ibintu bisaba amafaranga menshi. Iki ejo akambwira ibindi, ejo akambwira ibindi, ejo akambwira ibindi. Tubona turi guspendinga amafaranga menshi. Noneho haza undi umwana twari twariganye aranyandikira arambwira ati hari undi muntu, gusa nawe yarataragera yakiri China, nawe yataramenya ngo ibintu bimeze gute. Arambwira ngo hari undi muntu kandi we yaramfashije, ntabwo yigeze anyaka amafaranga menshi. Ubu rero niyo twese dushiftinga turakorana. Ngeze Addis Abeba nibwo bahise bamamagara. Nagezeyo wa mwana ahita anyandikira arambwira ati urugendo rwa China twebwe baduhinduriye, bagiye kutujyana mu kindi gihugu gituranye na China. Batubwiye ati China biri kwanga. Bose nako nari nyizi, nubwo nari nyumvise. Ndase mugiye barambwira ati tugiye muri Laos. Birancanga. Njya muri Google searchinga Laos, mbona ngo ni igihugu gikennye, iki nyine searchinga amakuru yose ajyanye nacyo. Ndabasa amafaranga bambwira miliyoni, bari kumbwira miliyoni, bari kumbwira bahemba. Iki gihugu cyabona ikimeze gutya, mbona kiri na nyuma y'igihugu cyacu, cyahemba ayo mafaranga ku bantu bose bameze gutya, nkumva nyine ntabwo bishoboka. Kandi bakubwira ko ari ibintu bya marketing. Birancanga. Ariko nkumva umutima kugira ndatoke reka ngende. Ntabwo ntahitinya itarungurutse, reka ngende ngereyo. Numva rero nk'abantu baba barakoreye hano mu Rwanda nta kibazo twigirira, ari amahoro iki, ntabwo uba wumva ubuzima bwawe, ntabwo uba wumva ko hari ahandi hantu bushobora kuba bafite ibibazo bihenze. Numvaga nyine hari ibintu biri aho bisanzwe, ushobora no kugenda byana kwanga ugasava ibintu ugakora n'ibindi. Barambwira ati wowe ngwino babanze yo hangane no ku kibuga cy'indege cya China, twari nari ngiye Guangzhou, yenda ushobora no kwajya bakagusubizayo. Ndabatoke ndazamuka, tigeze China baramagarika. Umwana we twari turi kumwe w'umunyarwanda twazamukanye, ko yari yarize muri China, bo baramureka aragenda. Ngiye banjyana ku ruhande
arambwira ati se biti ni sawa ugiye ati ngiye Rwanzu bari banyereje icyumba cya hoteli gusa nta cyari gihari byari neza ko gihari icyumba cya hoteli ngo ndi burarimo babukinze ikarita ya hoteli anyereka bambwira ukuntu hitwa ati nibakubaza uvuge gutya na gutya ndababwira ati ugiye mu biki kingiye kurangura nari mfite amafoto y'inkweto baraze mfite amafoto y'inkweto ntabwo nari nanabidownloadinze ahubwo kundi uba wifite ayo mafoto y'inkweto ukunda kwamba bati nimba n'amafaranga nzagura iki berekana nayo mfitemo makeya nk'atanu genda bascrollinga ati ufite amafaranga se ati ndabifite ufite amafaranga ngahe ndababwira nese kuzanya amafaranga make mu by'ukuri nari mfite mu mafaranga $1,500 cy'idolari tukuzanya amafaranga make aya mafaranga azakubeshaho anakurangurire nta kibazo ugize hano ari n'ubwa mbere haje ati ngewe rero ni ubwa mbere ngiye gutangira business ntabwo nazana amafaranga menshi kandi ngiye gutestinga nje gufata sample nimbona bigenda nzagaruka ko ari kwideburiya nyine n'ibintu byabaga aho ngaho kandi ndamutse ngeze n'ikibazo nanahamagara bakanyohereza ndi nta kibazo bafata telefone yanjye bajya gucekinga barayitwara baracekinga iki barangije baragira ariko wa muntu akaba yari yambwiye ngo sibe nimero ze impamvu ntabimenye kumbi nimero zari za Laos nimero zari za Laos mu byo bacekinga barakwaza umuntu muvugana n'uwuwe ariko akaba hari undi muntu wabaga China wagombaga kunyakira barambwira ati wowe uyu nguyu bari we werekana ko ari buze kukwakira nyerekana uwo nguwo abashinwa baba bafite systeme abantu bose bari mu gihugu cyabo bamubona baramusacinga baramubona babona ko ari umuntu ubaho ngaho usanzwe haba barambwira ati ngaho genda ndagenda ngezeyo rero twamaze nasanzemo abandi bana b'abanyarwanda benshi kabisa 15 icyo gihe twari twaziye mu gihe kimwe kandi hari n'abandi ngo bari mu nzira sangayo n'abandi b'abarundi abagande hafi Afurika yose ibihugu hafi ya byose bari baraho ngaho bashaka kugenda noneho tugezeyo dusanga ngo hari iki ari yitwaga hari visa simbyibuka visa baplayingaga dusanga online dusanga bayikuyeho bavuga ko hari indi visa tugomba kujya kwaka visa kuri indi yari hari ngo kwari kujya ngo ku mupaka bakaguhereza visa iri direct utawambuka cyangwa se ukajya kuri ambasade ya Laos ndangije mbaza umutipe se ko ngiye naje nje muri China ibintu bya Laos bije gute nsobanurira ambwira ati rero hano twese twaje guhaha umva cyambere se gukorera amafaranga ati rero naho nta kibazo ahangaha twari kubajyana haruzuye ntabwo bikunda ariko ndakomeza mbageragereze biramutse binakunze hano mwaza kongera mukagaruka n'ubundi ntabwo ari kure mwakongera mukakatisha mukagaruka mukakorera hano nta kibazo ati rero ejo no kujya gushaka visa turagenda noneho hantu China ho ibintu byose ni amafaranga no kukurangira kuba rana kuno wandangiraga ati ukate hano bigenda gutya ati kuramireza $200 nkurangiye kuri ambasade ya Laos ushobora no gutega taxi bapfa ko babonye kuri umunyafrika gusa cyangwa se utazi igihugu cyabo utazi n'ururimi rwabo aragenda yakugeza nk'ahantu tuvuga ugiye nk'Ikanombe yakugeza nk'ahantu mu Giporoso ati amafaranga yawe yashizemo ngera ahandi ngeze kuko abona kutahaza ya mafaranga nayo atangira kugenda ashiriraho ndi muri China kandi ngomba kugera hose kandi nageraho nkazongera nkayohereza atangira kugenda nshiriraho naranagera naho ngiye birancanga
amafaranga aranshirana, ubuzima butangira kungora. Undi mwana nawe twari tuhuriye aho umunyarwanda nawe biba bibi, tabasi umwana umunyarwanda ni bene wacu, ahantu nahazo visa kuko byari bimutunga ati visa yo yari amadolari 550 ndibaza yarabuze kuyigura, nawe y'amafaranga yari yamushiriye, nayo nsiganye nko amadolari 700 gutyo. Abataho kujya mu musigaha nta n'ikintu afite, reka nyimwishyurire tujyane, yenda azayanyishyura nta kundi. Urumva ntabwo wahura n'umuntu none ni bene wanyu ngo umusiga ahantu nabwo atanaza, ndayishyura. Turagenda tugeze ku mupaka, twafashe indege tujyana ahitwa ngo Xishuangbanna, tuvayo duhura n'undi mushinwa atwishyurira hoteli turarayo, barangije bajya kudufatira train itugeza ku mupaka wa Laos. Tugezeyo nabwo biba bya bindi baradutangira ati muje gukora iki muri Laos. Kuko amafaranga yari yanshiranye rero muri Laos boho bari baduhaye ngo visa ya tourism. Timuje muri tourism, timufite amafaranga, twari turayafite, nayo nsiganyemo nk'utudolari nka 300. Undi nayo nayafite, ndahata abantu bagiye kunsubizayo. Umuraho rero aje ati nyereka amafaranga ufite, nkajya nkuraho $100 ati mfasha. Abonye nanjye kugenda ngenda nkuramo $100 ngeze ku dolari rya nyuma ari afite nka $500 abagira ngo ni menshi. Ubwo bwenge gusa ukwiye simbizi nanjye ko umaze gukamika. Tugezeyo batuzaniye imodoka ya filime, batugete muri abanyarwanda bangahe, turababwira bazana imodoka ya filime irimo marido, iki yari umuraho uje kudutwara. Turangije tubibonye turaseye turikanga, ariko uyu ni umuntu umwe ntago yagira ntago yadukanga, reka tugende. Twinjira mu modoka. Mwari bangahe? Twari abanyarwanda nka 20, zari imodoka ebyiri, twari abanyarwanda nka 20. Izo modoka zose turowa dutoya tujyamo nk'abantu 8 iki, bazanye imodoka ebyiri. Turagenda, imwe iragenda, mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ngo turi kujya he. Twebwe mu kugenda twari tuzi bari badaye visa, tuvuga ko tugiye Vientiane. Vientiane ni umurwa mukuru wa Laos. Mu kujyayo ntabwo ariho batujyanye, bahise badukatisha. Twafashe urugendo ruva ku mupaka, twakoze urugendo rw'amasaha 8 mu modoka mu mashyamba. Batujyana ahantu hitwa ngo Golden Triangle. Searchinze Golden Triangle kuri Google, ni ahantu habire byaha byose bibaho banza kuri iyi si nigeze muri ibintu byose nabonaga amafilme, kokayine, amafilme y'urukozasoni, ubwicanyi, gushimuta, iki buskama, ibintu nk'ibyo. Ibyo byose nibiberayo, ni ibintu biberayo. Ni umujyi mutukarame muri mu modoka za filme, mukabona muri guca mu mashyamba. Icyo gihe wumvaga umeze gute muri wowe? Twagize ubwoba twasana turi kujya, ntago turi kumena ahantu tugiye. Niyo bakora iyo filme, niyo bavuga ati baragira, ntabwo bamenye kuko turi mu mashyamba. Ni igihugu kinini gifite nk'ubuso nka 230 ibihumbi, ariko ni igihugu gituwe na miliyoni 5. Nta ushobora kugenda kuvana ukagera cyangwa gutarama ahantu hatuwe n'umuntu. Kinini gituwe n'abantu bake cyane. Iyo Golden Triangle rero ni umujyi mutoya wafomyinzwe n'Abashinwa. Ibintu
biberamo byose bihedinzwe n'abashinwa bakoze abantu babo bashinzwe umutekano. Buri kintu cyose kiberamo aho ngaho ni Ubushinwa, n'amasaha twabaraga amasaha nyine bumeze nk'uri mu Bushinwa, n'amasaha twabaraga amasaha yo mu Bushinwa. so we wa mbere tuganiriye kuri iyo story. Okay. Ariko nubwa mbere numvise n'utuntu tuberamo muri iyo Golden Triangle. Harimo nabo bakina amafilime y'urukozasoni bakinisha bande gute? Ni ukuvuga ngo nabo bana bose bagenda, iyo ugezeho hariya ndaza kubigeraho. Buri kintu cyose nyine n'icyo mu Bushinwa, amafaranga n'amashinwa, ikintu cyose cyo gikorerwamo aho n'ibicururizwamo biba ari ibyo mu Bushinwa. Tugezeyo ibyo by'ukuntu babyandaza kubigeraho, yenda ngiye gusoza. Tugezeyo ikomereze nta tukigerayo twahise tujya guhura na ba bantu twavuganaga kuri telefone. Akandi tukigera tutaranaruhuka, urumva tumaze igihe mu rugendo, twavuye mu Bushinwa. Ubushinwa ni bunini, twazuye urundi rugendo rw'amasaha 8. Ako kanya ati mwitegure mujye muri interview, nta no kuruhuka. Tumwitegure mujye muri interview. Tabati bya bintu biri seriye. Akazi kabonetse. Pfa kuvuga Icyongereza, kabuzi gukoresha mashine, nta bindi, nta kibazo. Twageze rero duhita twinjira, dusanga ahantu ni ari amazu maremare. Turinjira tujya dusanga na amasara arimo amamashini menshi, ama desktop, ni ibyumba byinshi birimo amashini menshi cyane, bigaragara ko hakorerwamo abantu benshi. Usanga ni inzu yabaga irimo ibyumba nka 6, ubwo ni floor imwe cyangwa ibyumba byinshi cyane. And then badukoresha interview, baratubaza uturutse. Gusa tukijyaho ikintu cya mbere banze gufata yari passport. Turabaza ko bafashe passport zacu. Atubati muhumure, barashaka kubanza kureba collecting information zanyu, passport zanyu barazibasubiza. Ariko umuntu uri butsinde we ntabwo ari buyimusubiza. Kubera icyo batayimusubiza, tumubanze mukora interview, murabimenya nyuma, kugira ngo nyine tutisaza tutagira gute. Bati mubanze mukora interview, ibindi murabimenya nyuma. Okay. Turagenda dukora interview, baratubaza ati mwebwe mu creating inkuru irimo iri emotionnel, mu typing mu gihe gitoya, mukora ibyo ngibyo. Turabikora, turarangiza. Turangije tujya guhura na boss. Genda tubaza ibibazo, turuka he, uva he, ufite imyaka ingahe, kamubwira none se akazi uje gukora urakazi? Oya, ntabwo mwabambwiye ko ari marketing cy'imicururizo online. Okay, kagushyira ku ruhande. Tumaze gusoza rero, kuko twari bashyashya, ntabwo bari batubwiye neza directly akazi tuje gukora. Araza bati mwese rero natsinze interview, akazi muje gukora ntabwo ari marketing, muje gukora akazi k'ubusikama. Uko nyine uburyo buri open gutyo. Yego. Kwanza nta nubwo ari n'ubusikama. No gushaka abantu b'abakire bakaguha ku mafaranga yabo. Yego. Turikanga. Muza zanyu, passport zanyu tuzazibabikira. Kontra n'umwaka. Murasinya kontra y'umwaka. Giye kubahereza kontra muyisome, then musinye. Turase kubera iki mutaduhereza passport zacu? Ngo hano ntabwo tugomba kubahereza passport zanyu. Barangije mu gihe tukiri kubivuga gutyo, ari umunyakenya wari wadutwaye muri interview, ahita atubwira ati rero Abashinwa ukuntu bateye, nimutangira kwisaza ahangaha baranababurisha, barabica. ikintu hano ukuntu bimeze,
ubu nta mpuhwe zihari. ubu ikintu wavuze mukora icyo ngicyo, twumva ntabwo turi kubyumva neza. Bya bindi byo kuba mu Rwanda ugomba kugira uburenganzira bwawe iki, kugira ngo ibintu tubone ko ari seriye. Umwana twari turi kumwe aba ari saje ati ngiye mumereza pasiporo yanjye, bamukubise urushyi ticara hariya, twese duhita tubona ko biri seriye. Ntangira kwibaza se abantu bamamagaye bari babizi ko ibintu biri kuba, nyine nkumva ntabwo ndi kubyumva. Umuntu bene wanyu arwamagaye arabizi ibintu uje gukora bimeze gute. Turicara turaganira ati nta kundi reka batuzanire kontra dusome, kandi n'ubundi nubwo tutanayisoma n'ubundi turana n'ubundi n'ayandi mahitamo dufite, we have to sign. Muri kontra rero harimo iki? First of all, kontra yabo ntago ikurengera nkawe nk'umukozi, kandi abizi kontra ibirengera both sides. Kontra ibirengera nyiri gukora, nyiri umukoresha. Ikindi ntago ari kwa kuvuga ngo urasinya ngo sigarane kopi nawe cyane urasinya ngikubika. Bazana kontra, barangije muri kontra hari harimo bavuga ko umushahara ari 3,000 by'amayuwani na 500 ya attendance. 3 by'amayuwani, 3,000 muri rusange na 3,500 byari 700 by'amanyarwanda gutyo, cyangwa 600 na mukuzi cyambere bari batubwiye ko ari 1,500 umushahara utangiriraho cy'amadolari. Ibyo biba bitangiye guhinduka. Turabasa abantu batangiye kudukubita gutyo, ubundi ayaye bazaduha tukiri ikibazo. Barangije tubona muri kontra bati kontra gukora ni amasaha 16 ku munsi. Amasaha 16 biraducanga. Tiworeri iri hariye yabaga imanitse, tangira akazi saa 3 z'ijoro, garangiza ejo saa 8, waruntsemo isaha imwe ya saa 11 za mu gitondo. Kubera saa 3 ukajya saa 11 za mu gitondo, ukajya kuruhuka, ujya kwirambika, ujya kurya akajya kurya, then mukongera kukavamo saa 8 ukajya kurya, abandi bakajya barangiza ukajya kuryama. Tutekereza icyo kintu. Noneho barase umuntu aramutse adashaka gusinya no kontra ngo kugira ngo tuguhere, kuko bari bafite pasiporo yake, cyangwa tuguhereze pasiporo muri 4,000 by'amadolari, tuguhereze pasiporo yawe ubundi utahe. 4,000 by'amadolari. Yego. Kuko umuntu wabaga yakuzanye babaga bamuhaye 15,000 by'amayuwani. 15,000 ni muri miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Yego. Nka komisiyo. Batubwira ko umuntu watuzanye bamuhereza mu 15,000 by'amayuwani. Tira amafaranga twamwishyuye urayatwishyura, then unarenzeho uraduhereza 3,000 by'amadolari. Uwo muntu abagurishije mu Nyarwanda, of course, ngo wishyuwe baba batandukanye. Haba hari abanyarwanda, haba hari abanya-Ethiopia, nyine haba hari aba-agent bagiye batandukanye. Urumva? Noneho turabati bya bintu byakomeye. Timurasinya cyangwa se muduhereze 4,000 by'amadolari ubundi tuwari kuri mugende. Biraducanga. Turataka kanya nta mafaranga dufite. Naho twaje
twaragujije kugira ngo tugere ahangaha turavana tubona n'ayandi mahitamo dufite turasinya dusinya umwaka kandi uwo mwaka iyo nawusinye ntabwo wakurekura ngo ugende upfa kuba waramenya amabanga yabo gusa ko bakora ibyo bakoramo iki ako kanya wese atubwira ati tutaranaruhuka ati ngomba guhita mutangira akazi none twakoze urugendo rw'amasaha 8 sinamasaha 8 gusa twari twavuye China tuzi tugeze ku mupaka tukuza urundi rugendo rw'amasaha 8 n'imodoka turi gukora interview mu masaa 6 z'ijoro saa 7 z'ijoro gutyo beta tugiye tutangira akazi tuzavamo ejo saa 8 muratangira icyo bahise badukorera bahise baduhereza ibisaswa batubwira ati mugende aho muzajya murara inzu twakoragamo nayo twararagamo twakoraga nko muri 3 tukajya kurara nko mu 9 ubwo urumva ibyo bari ama companies gusa bari ama companies agiye atandukanye tugezeyo ikintu cyadutunguye ishashi baduhaye yarimo ibisaswa yarimo ishuka n'amakuvureri abiri harimo ikikuvureri cyabaga gisa nk'igikomeyeho gatoya ikindi cyoroshye dusangamo bya bitanda nyine biba bigiye byo muri interna yego then turase matera muduhereze matera dusasa matera ziri muri iyo shashi kumva ubwo kuvureri imwe niyo matera indi niyo kwiyorosa biraducanga tugiye kurara kuri triplex tuzajya dukora amasaha 16 ubuzima turabubaho gute nyine ibintu bitangira kudukomerera mu gihe tukiri gutekereza aho ngaho baratubwira ati mukiva ngaha mugende muri office tugezeyo bahita dukata amafaranga ati ku mushahara wanyu dukazama yo hani 500 kako mwakirewe munota umwe wa mushahara batangiye kugenda bahukata ubwo 500 si bayakase hasigaye 3,000 kandi noneho ubuzima bwahariya buba buhenze ku buryo 3,000 ushobora kubikonsoma mu minsi 3 yonyine nubwo wumva ko ari 700 nyine ibintu byawo ushobora gusa amazi ushobora gusanga ni nk'amahyuwani 20 ugasanga ijana ryonyine rishize mu minota itarenze ngahe yuwani ijana ni 20,000 birenga by'amanyarwanda mu tuntu tw'amazi korogati uburoso nyine ibintu biri basic n'ibyo ngibyo noneho twase mu bintu twasinye muri contrat ko ni gukata mu mushahara ntabirimo mu gihe tukiri kubivuga gutyo ndi abashinwa rero bagira ikintu kimeze nka dictatorship sinzi niba arashinwa gusa cyangwa ari bihugu bya Aziya kugira ngo mwumve narakubita kugira ngo akumve kugira ngo mwumve mu gihe undi yarakiri kurekarama gutyo yahise bamwitabi byinshi cyane yafashe akantu bazimirizaho itabi aragatera gutya arakweba karamuhusha turanaka ibintu bikomeye turicara baratubwira ati mugiye gukora scam icyo mugiye gukora ni iki rero mugiye gukoresha ikintu cyitwa Facebook Instagram n'ama dating app muzajya mubeshya abantu urukundo mubakunde mukundane Instagram baba bafite ikintu cyitwa aba models nimburu ufite ari market y'abagabo nkanjye mbafite mu modo w'umukobwa yenda tuvuge nk'abakobwa akunda kwifotoza bakira ubuzima bwabo hanze ndi muri douche ndi nasohotse nagiye ahandi nagiye guhana inshuti zanjye na travelinze nakoze iki ugasanga buri kintu cyose kiri on social media bafata umuntu ufite amafoto noneho bakunda umuntu ukunda gukoresha selfies
amaselfie ku buryo noza reka tumwite umukiriya nazajya kuba bita abakiriya umuntu nyine uri kubeshya urukundo nazajya kuba ati nyohereza yenda umubwira ati ngiye muri douche ati ndashaka kukubona ugahita umwohereza selfie yawe se cyangwa y'umukobwa no not yawe iyo wa mukobwa ubukoresha ni ukuvuga ngo ngiye mafite Facebook mba narakreye Facebook nashyira amafoto ya wa mukobwa fata yenda tuvuge ukita kuri wa mukobwa reka nkoreshe nk'umukobwa runaka reka nkoreshe nk'umucelebrity nimba nta kibazo yenda tuvuge nka Knowless mfashe Knowless amafoto ye ari kuri Instagram noneho wa muntu mfashe Instagram nimba ari umunyamerika ni Instagram cyangwa Facebook yanjye nimba story yanjye umukobwa ni ndi Knowless nimba ndi Knowless ambabarire nimba ni Knowless nkavuga ko ndi umunyamerika nkakoresha ndi mazina atandukanye na Knowless nkabati yenda nitwa runaka yenda nitwa ni Emma nitwa runaka none ariko nkakoresha amazina amafoto ya Knowless none uyu muntu anyatse amafoto then nkajya kuri ya Facebook nge na uploading udufoto duke ari nkasigaza yandi menshi nzakoresha mu gihe ariko nyakabanyeje fotore nkahita njya kuri ya mafoto yiwe kuri Instagram yiwe isanzwe nkahita downloadinga yandi shaka banarayabitse nkahita nyimwoherereza akajya ngo ari kuganira na Emma kumbi ngiye turi kuganira none iyo yageze ku kintu cya video call baba bafite AI baba bafite abakobwa bateganyije nabo baje muri ubwo buryo bwacu baba bakora nabo nk'aba model akagenda akicara imbere ya kamera baba bafite ama apps ku buryo muganira kuri video call wawo ndakabona kari ari Knowless bari kuvugana akagira ngo bakoresha AI mukaganira mugakora iki baba bafite icyumba bateganyije harimo uburiri harimo buri kimwe cyose harimo douche nyine AI biri mu kaza kwa kanya kireka nk'umuntu yakuvumbuye yenda akabati yenda nimba mwari muri ubundi position muri kuvuganiramo nimba yaguhamagaye yenda tuvuga uricaye ntabwo ugomba kuhindura position yenda akabati haguruka nyereka nk'inzu yawe aho yahita bivumbura yahita kuvumbura urumva nimba nka Fierty iri kugaragaza nka Knowless iyo uhagurutse haruko iyo zari nka Snapchat iyo ugiye nka kure haruko itikuraburiza rero nk'abantu hari nk'abantu baba barahuye n'iyo experience ugasanga bigenze gutyo then iyo mugeze kuri ya level y'urukundo handi nyine ruba rugurumana araza agatangira abari abandi bahita noneho basobanukiwe ibintu bajyanye na business baba bakora bijyanye na cryptocurrency kati noneho twebwe dukora ibintu bya cryptocurrency ama BTS ibintu nk'ibyo ngibyo ngewe akatangira kumwohereza ama screenshot urumva umuntu mukundana muganira ibintu byose t-shirt dore ubu nankoreye $1,000 natarenze 15 se bigenze gute mfite umuntu bimfasha mu gihe ntabwo tujya dushya ntabwo bikunda nti njya gukora iyo byazamutse se bigenda gute gatangira kumwereka inzira ukuntu bigenda Patrick wenda mbwira nk'urugero utagiye bakirwa umuntu ubona basikaminze ukabona birabaje ni nk'uwe hari umusaza yari afite umugore we urwaye arangije iyo mutagiye mu rukundo yenda ari nk'umuntu ufite famiye umugira inshuti handi mu best friends babaye inshuti then bamwereka uburyo bikoramo then uburyo bikoramo ntabwo bamuhereje link ya nyayo baba bafite link yabo ya website bo bikoreye bakaguhereza fake account ku buryo yashyizeho amafaranga ye baba bafite uburyo bagahita
nabo baba bari abakiri of course bagahita cyangwa kati wungutsa ya bakakurekana yabikuza ariko yandi washoye ikayareka yenda nimba yashyizeho igihumbi cy'idolari n'icyatangiranye nacyo bahita bamureka bikuza 400 by'idolari I mean 400 y'amadolari ati umuntu nimba ni inshuro igihumbi mbikuje 400 ibintu byakunda ako kanya yese ashyiraho 50,000 by'amadolari rero uwo musaza byamusabye guhita agurisha imitungo ye aragurisha amaze kugurisha kugira ngo yunguke menshi yashyizeho miliyoni 3 z'amadolari 3 z'amadolari oya genda mu gushyiraho miliyoni 3 z'amadolari umusaza ewana ati none ndashaka kubikuza inyungu naye yandi nashoye nkayakuraho yose aho rero niho bita bibera ikibazo iyo ushaka gukuraho ayo washoye kuko iyo ugishaka inyungu baba bazi ko uzagarura andi nandi ugashyiraho nandi aho ngaho niho bahita bakupa amakonekisiyo ni iki barakupa 3 zamaze kugeraho umusaza yari yahuye wemenye gute rero ako kanya tuba tugikoresha ama Facebook of course ntago ama Facebook bagira gutya bahita bayakupa Facebook yo ntago baziblock kereka iyo ubonye ko agiye kukuripotinga iyo agiye kukuripotinga kenshi niho bahita bamublock rero twagiye kumva umugore we yese bari bamubrotse kuri WhatsApp bamubrotse kuri WhatsApp umugore we ahitandikira kuri ya Facebook aravuga ati Imana yonyine izabibabaza twaricaye twese Imana yanjye ibintu turimo uyu muvumo turi gukurura natwe ubwacu si twe ntago ibintu turimo turi kugira bari kugufata bakakuziza ko wadinze umuntu barakubwira ati dukeneye kubona umuntu wadinze byibuze abantu 20 bakoze friend acceptance friend request kuri Facebook kandi nimba nakwadinze kuri Facebook niwe ufite uburenganzira bwo kunyacceptinga cyangwa kayindeka aho ngaho twebwe twakoraga akazi tudafite uburenganzira nimba mutikontroraho none bakakuziza ikintu nawe ubwawe kase ndajya muri noza y'umukiriya njye kwa acceptinga ntabwo bishoboka ako kanya kugira ngo beseriye yenda ari reba nkifata kuko Imana ishobora byose urabona aho ngaho hari bakubise se ko umuntu ari ngo ni umunyanepal bakubise urumva ahantu hose ni ibisebe urumva baragufata bakakujyana mu cyumba barayifata bakakujyana mu cyumba baba bafite ibintu byinshi nk'uyu bamukubise bate ni ukuvuga ngo hari udukoni baba bafite dusa nk'uturimo ibintu by'amahwa iki then bakakwambura ubusa bakagukubita uyu nguyu rero ikintu yari azize ni iki yari azize ko umukiriya ari ukuntu ukoresha abamodo benshi ufite abakobwa nka 4 ukoresha ufite amakawunti nk'icumi ariko byumva noneho urumva uvugana n'abantu benshi hari igihe kubera no kunanirwa na ya masaha menshi ukoresha iki ugasanga nk'umukiriya uri kuganira nawe aho kugira ngo umwoherereze yenda umukobwa umwe umwoherereje undi ariko byumva noneho mu kujya kumwoherereza yamwoherereje uwo badakoresha umumodo adakoresha bacata amwereza undi muntu utariwe ayibonye se uyu muntu ni wowe kuminduriye
uyu rero yari mushyashya ataramenya no kwideberera ngo bati nagira ngo testinge ibintu nk'ibyo ngibyo baramufashe ati wowe sikara ari amafaranga uri gukina nayo baramutwara baramukubise baramukubita turangije natwe twigira inama yo kuvuga ati kibuze reka abanyarwanda dufatanye ndabyibuka hari umunyarwanda bakubise umwe baramukubita turabimenya tutagize tuhateba abatipe natwe baradukeneye ibyo ari byo byose kuko twari abanyarwanda nitwe twari benshi pe twari benshi muri iyo kampani twari abanyarwanda benshi cyane twanga kujya gukora ati ibi bintu bihinduke nimba atari ibyo ngibyo bihinduke ndabyibuka habaye intambara na boss araza bazana abasekirite bafite amashoka ubwo natwe twakoze twarigaragambije mu gufata amashoka ufashe tindo ufashe iki ufashe fire extinguisher ugize ute bati ibyo ari byo byose natwe twirwaneho kuko nitugenda gutya buri muntu wese azagenda apfira umusubirizo uwo utapfuye araburishwa utagize gute agira gute kugeza naho twatekereje kujya gukina filime y'urukozasoni kubera ko yo bagukoreshaga igihe gitoya bo bakanakubyibuze n'aya mushahara bagukata ubu bahembwaga menshi bati byibuze baduhemba ukwezi kumwe tubibone tike twitahire tuve hano hantu mu gihe tukiri nibyo nageze bimwe nakubwiraga mu gihe tukiri gupanga gutyo aho habaga n'ama-companies acuruza inda uragenda nimba ari umushinwa akajya cyangwa undi muntu ari we wese akagenda ati mu Rwanda basigaye bita ngo ni indangamirwa abantu bicuruza indaya akagenda ukaba ati ndashaka indaya hari ama-companies abacuruza abari aho bicaye aho ngaho bakagenda tukeneye bangahe ukishyura kuri reception bakagenda bana abakobwa bacuruzwa aho ngo muri iyo company se oya n'andi ma-companies atandukanye niyo twikoreraga urumva then akaba ati umunyafurika niwe uhenze gutya na gutya bitewe nyine kwa abashinwa bumvaga bakunda abanyafurika skoro mugi washitana wa kuzimu cyane then iyo wajyaga nko kuri reception ukavuga uti ndifuza indaya 5 ako kanya bahitaga baza cyane baba bicaye aho ngaho wowe bati genda uhitemo hari abakobwa aho ngaho kugenda ugahitamo iyo bati yenda uyu abangaba wenda umunyafurika ni 500 cy'amayuwani 500 cy'amayuwani ni nko mu 300 gutyo 500 baba bahari ma-companies abakora ubwo akoresha amafilime y'urukozasoni bajya kuri lives noneho tati twebwe dushaka ibyibuze tushaka ukuntu tuva hano hantu byibuze tubona amafaranga dutoroke tugende tuve hano tusige n'amapasiporo yacu kuko leta y'u Rwanda ukuntu yoroshya ari icyo bita nimba ari white passport wandikira ambasade iyo ariyo yose bati mfite ikibazo iki n'iki gutya na gutya nkeneye kuva hano bagahita bayikoherereza aho ngaho ugeze ku kibuga icyo ari cyo cyose uragenda bikabaho baragutwara cyari gisigaye no gushakisha ati kizadukura aho ngaho turase n'umujyi urafunze nabwo kusohokamo ntabwo byoroshye ruguru ni amashyamba kandi amashyamba nayo barimo abashinwa baba bashimutiye abantu bakajya kubatwikiramo iki nabonye ibintu byinshi nabonye abana biyahura basimbuka ama etage aho mwari mutuye yego nabanye nabyo igihe kinini nageze aho ndwara depression kugeza naho na mama yamamaragaragutse umeze ute ndabona ati meze neza telefone zo mwabaga muzifite nta kibazo baraziguhaga kwa ko babaga bazi ko umubyeyi ari buguhamagara ariko byagiraga amasaha y'akazi twarazirumitaga
bakazibika then mu kujya kuryama bakayigusubiza kugira ngo uvugane n'abantu bo mu rugo. Gusa nabwo habaga harimo amakamera n'iki, ntabwo wagombaga kuvuga kuko telefone barazicekingaga, no gufata ifoto ntabwo byabaga byemewe. Namaze y'umwaka mu rugo batarabona n'ifoto yanjye, batazi ngo bimeze gute. Ari ijwi gusa. Mama kase wanyereje amafoto yawe byibuze nkakureba ko numva ngo kumbe. Ati mama se urabizi ko nakunda kwifotoza, nzakohereza rimwe ntabwo yabaga ibintu ndi gucamo kugira ngo atahangayika. Gusa inyuma yaho biza kundenga, aho hari umwana twari tumaze iminsi tubuze, twaramubuze, kumbi yagize stroke, ari mu bitaro nyine ari muri koma, bitewe n'igihe twakoraga ama stress iki, nturuhuka, niyo ugeze mu kazi gutera stress, gukubitwa. Nkanjye bigeze kunkubita ko ngo nicaye narambira, niyo wicaye igihe kinini n'igihe urambya kugira ngo barankubise, bambwira ati nicaye nabi, ngomba kwicara gutya nyine straight. Yes, ndabyibuka na barankubise kabisa. Gusa ntabwo bankubise kujya kuri ya level, nagiye kumva numva ndi kurya inshyi, urankubita. Gusa ngewe ibanga nakoresheje kugira ngo byibuze najya kuri iyo level, ikintu cyose yambwiraga umushinwa niba bati gutya atukugikora, yarangizaga kukivuga nagiye vuba vuba, kubera ko nyine abakeneye nta kwirirwa ureba ku ruhande cyangwa kugira gutya. Nimba kugera muri office ari 3:30, ubwo nyine niyo saa nabaga nicaye ku ntebe. Nuko nguko byabaga bimeze. Ewana umwana turamubura, undi nawe twaramubuze ko mbi baramushimusa bamujyanye mu kindi gihugu cyitwa Myanmar. Baramutwaye, abakobwa tukababura. Noneho tugeraho turabata ibi bintu nitukomeza kugira gutya tuzanasara, tuziyahura, kuko twari tugeze ahantu twumva twanatakaje n'ubu muntu. Urumva nimba ubona ibi buri munsi wenda ibyo mwatekereje byo kujya muri filime z'urukozasoni, ibyo byagenze bite? Ukuntu byagenze rero, njyewe bwanjye naricaye, narabanje ndahati ngiye kubwira mama, ni umubyeyi wanjye ibyo ari byo byose we yakumva, arumva, yenda nashake ukuntu bigenda. Ndamubwira, ndabyibuka nagiye ahantu ku ma esikariye, ahantu nitsimbaga gutya kamera itari bumfate, ndamuvugisha, yatereye ibintu biri kubera hano ntabwo byoroshye. Ndamubwira ukuntu ibintu bimeze, ukuntu bigenda, amasaha dukora. Urumva nyine nk'umubyeyi yarahamutse, gusa ntabwo nzi ukuntu nzataha, pasiporo zanjye barazifite gutya na gutya. Aranganiriza nyine nk'umubyeyi, aragukomeza gutya na gutya. Maze kuvugana nawe numva ngaruye ikintu cy'icyizere, nari naratakaje icyizere, numvaga ko ibyo byose nanjye nzapfira, numvaga nta muntu uzataha. Ndavuga ati mana yanjye, ntago nakuze mama, cyangwa kuba nakuze mbana na mama gusa, ntago nakuze ngo mama wanjye azambanye ndi gukina filime z'urukozasoni. Nta nubwo nakuze ngo nzamurumbire, ngiye guhatana ndwane, ubwo Imana izakora. Wenda izo filime z'urukozasoni ho mwe mufite amahirwe yo kudakubitwa, kutakoreshwa gutyo. Ibyo rero noneho kubera ko nyine abo bantu baho ngaho, kubera ko nyine baba bacuruza imibiri yabo, ntago babakubita, bakubita bakumira. Urumva baba bakufatisha imiriro, bafite intebe bazabigeneye kugufatisha imiriro, bakagukubita. Hari nka timurida wanjye bamuhushije inyundo, bamukubise inyundo gutyo, turahaguruza ati karabaye. Tasi umuntu nimba umuntu agerageza gukubita mu timurida kandi abizi ko amufatiye runini, twe yadukorera iki?
ariko nanone ikibi cy'izo filime nanone bo bagerageza uburyo bakugira umujanki ku buryo ugeraho ukaba utahava nyine, bakaguhereza amakokayine bakagira gute ukaba umujanki kabisa, ukaba umuntu wabo ku buryo bagukoresha ikintu bashaka. Ibyo bintu byose rero ndabikusanya ndabatoke, hakugira ngo njye kumera kuriya fazari kamere gutya, ubwo nimpfa nzapfe ni ntanzataye. Kuva muri kampani ibakoresha gutyo mukajya muri iyo ngiyo bya kuborohera, ni ukuvuga ngo iyo washaka kuva muri kampani kugira ngo ya mafaranga yabo bayabone, nawe barakugurishaga ukavuga ko mungurisha, wewe ntabwo wari ufite ubushobozi bwo kwishyura ayo mafaranga, bo babaga bakeneye ya kontra yabo, bo barakugurishaga, noneho ya kampani yo ikakurokirita bakahereza mu kampani yindi amafaranga bakagutwara. Nuko byabaga bimeze. Ubwo abandi byo byabaga byararangiye. Noneho ukuntu byaje kugenda rero kugira ngo tuhave dutahe iki ari umwana w'inshuti yanjye we yaratorotse, yashatse ya white passport iwabo, barakusanya amafaranga iki baramwoherereza. Bamaze kumwoherereza kuko mama we yari yapfuye, banga kataha, ati njye mama wanjye yapfuye, ati dutera imibano hano nta mwe tugira. Muri kontra wasinye ntabwo hari handitseho mama wa Afurika. Noneho ndabyibuka nanditse muri groupe ati se kuko nimba natwe basi twebwe mu mureka tahe ajye gushyingura mama we. Ndabyibuka mu Bushinwa yase ncira umugani ambwira ati umuntu nguwe umutwe wa bwa mbere, nginyoni ngo ngisoye umutwe bwa mbere ni yiraswa, niko yambwiye. Gira ubwoba ndaceceka. Arangije ati ubu abumva rero ngo turi za mayibo, bumvaga turi za mayibo ngo twavuye nyine bafata mu munyafrika, bafite racisme kuri ya level, aza akazajya agira gutya ngo arebe kutavuvuka. Kuko twajyaga nko muri lift, nk'umwana kavama akajya kuruka, kabona bagize isesemi bakajya kuruka juste kuko akubonye, kabona kwirabura kajya kuruka, kuturanuka bakaruka kabisa. Rero uwo mwana ukuntu yaje yaplayinze white passport, atega taxi aragenda. Ukuntu yasohotse byo ntabwo nigeze mbona, kuko yagiye ntabwo n'ubu turahura ngo tugane ambwira uburyo yasohotse mu Golden Triangle, nanjye simbizi, ntabwo nzi ukuntu yasohotse pe. Iyo ni inkuru ye. Then aragenda. Rero leta iza kubimenya ko ari abana bagenda gutyo, ariko tunagenda byari byaratangiye guhizwa, kuko byari bitangiye gukara, urumva bari amaviza bari bagiye babloka bagira gute, bikagenda gutyo. Then n'ibindi bihugu hafi bya Afurika bigenda bibimenya, abana bacu baraza bagacuruzwa bagahohoterwa. Abari za Myanmar, urumva Golden Triangle ikakora ku bihugu bitatu, ikora kuri Golden Triangle, ikakora kuri Myanmar, ikakora Laos, ikakora na Thailand. Ko ni ibihugu bifatanye gutya. Noneho leta ndabyibuka hari n'ibiganiro twagiye tubona ku ma YouTube, bivuga ati abana bagenda gutya. Hari abantu bagiye bakora ibiganiro batabaza ati abana baragowe bimeze gutya na gutya, ngo abari za Dubai numvise, kuko na Dubai bijya bihaba, ariko numvaga Dubai barabiciye sinzi. hatangira kugenda haba ibintu by'imikwabo. Tuza kumenya ko abo bashinwa badukoresha nabo ubwabo bafite ibyaha muri China, bari aba criminals, bakajya gukora ibyo ngibyo. Noneho baratubwira ati bari gufata abashinwa barimanukira bakaza gukora umukwabo, urumva
rabona yirimanukira baza gukora imikwa bati noneho tugahita tujya mu byumba tukishamo. Ndabyuka twamaze nk'ibyumweru nka 3 hafi 4 tudakora turyamye twihishe. Nyuma biza kurangira dusubira mu kazi. Nyuma y'igihe runaka nabwo birongera biragaruka. Ubwo niko hari kugenda habaho inama iki barangije bagenda bafata abana bamwe kugira ngo kuko hari abana bari basigaye bahamagara bakagira bakabwira bakavuga nyine bakatangaza amakuru agiye ahari. No kugira ngo badutere ubwoba batangira kugira gufata bamwe na bamwe muri twe kujya babahohotera. Barabakubita. Hari n'amavideo amwe namwe mfite nzayakoherereza. Hari umunyanegera bakubise akajya yinyarira atubwenge ewana. Kandi ubwo iyo bakugize gutyo nta nubwo wanahamagara n'iwanyu byibuze ngo bagutware. Barakureka nyine wapfa ugapfa. Nibyo ntibakuvuza ntibagira gute baguterera iyo ngiyo. Abana b'Abanyarwanda benshi hari n'umwana wari kuzamuka neza w'umustar wari utangiye kuzamuka neza. Depression nawe ntabwo arabona uko atakora. Hari bamwe na bamwe nabo batarabona uko bataha. Dusoza rero mwaje kuhava gutego ni leta yaje kuba. Dusoza rero Myanmar ahantu bakoraga muri Myanmar igihugu twari duturanye nuza zone ya scam yaho barayiturikije. Sinzi ngo n'Abanyamerika rero no baraturikije batera amabombe n'iki. Natwe baduhereza last warning. Babwira Abashinwa ko nta muntu ugomba kurenza icyo gihe batanze 11 z'ukwa 11 ndibaza kugeza ku 11 z'ukwa 11 uyu mwaka ushize ko nta munyamahanga ugomba kuba uri muri Golden Triangle uretse abantu bo muri rawo. Then Myanmar barahaturitsa iki uzagira bari bamaze iminsi babafunga. Urumva gufungwa muri rawo nta rurimi rwaho, gufunga mu gihugu kitari cyawe, nta muntu mwavugana iki, nta wakugemurira, nta butabera, ntaki byose bapfiramo. Ari nk'umuntu twari tuziranye wakoraga aho ngaho baramufunze. Kugeza n'ubu ngubu ntituzi ngo bimeze gute. Ntiwamenya ngo ngabaye hate. Nyine nta makuru ye wamenya, ntiwanamusura kuko nawe uri guhigwa. Then company kuko nge bari barangurishije mu yindi company. Umukire waho aratubwira ati twebwe ngenda bibona. Urumva nibwo hari abantu bameze gutyo. Yego naba mafia ariko hari abantu nyine abantu bura uko byagenda kose twese turi abantu. Ariko byumva rero twari dufite umukire atubwira ati ngewe Umushinwa ati ngewe ntabwo akundaga we kuhagera. Abantu batuyoboraga abandi Bashinwa bo baraho nibo bakoraga ibyo byose. We yaje kutubwira ati hano watanze last warning. Ikintu tugiye gukora muraza bajyane mu kindi gihugu batware Cambodia. Kubatwara Cambodia utabishaka ko nawe byari kumuhenda iki. Kandi Cambodia nabo bari gutanga last warning. Ntabwo ashaka kwishyiraho umusaraba natwe bwacu kandi twari benshi. Udashaka kujyana nanjye ndamuhereza passport yatahe gusa nagira ikinambaza. Nta mafaranga, nta kubishyura. Ibintu by'amafaranga sinabitekerezaga. Ikintu natekerezaga mu mutwe ni passport byonyine. Ati rero abantu bashaka ko tujyana bamanike. Of course nta muntu wari kubona nta muntu wari kujyana nabo. Ntabwo ubwo buzima bajya kububa mu twari tukize Imana tuvuze ngo turagiye. Rero
mu kuvuga gutyo njye nafashe pasiporo mu ba mbere batatagira badahindura n'ibitekerezo nyuma yaho kuko niko byaje kugenda narayifashe mpita ngenda mu ba mbere nsohoka mu ba mbere abandi basigaye aho ngaho batarabahereza pasiporo zabo kuko yahise agenda bahise babagumana kugeza n'ubu baracyari barabona uko bataha abandi bo mu izindi companies abandi bashuti banjye twagiye dukorana mu makampani ya mbere bamwe namwe baracyariyo ubu noneho bari kubishyuza ngo $5,000 $5,000 nanjye rero kuvayo ntamagaye mu rugo ndati nta mafaranga nta kintu na kimwe mfite mama akora iyo bwabaga araguza anyiriza ticket ndataha ngera i Kanombe kugera mu Rwanda mu kugera mu Rwanda rero nabonaga ibintu byose ari bishyashya kuri njye no kubona ibyatsi biri hasi nabo nyine kurya ikintu cyose nabonaga ibintu byose ari bishyashya kuri njye nari mvuye ikuzimu ubona abantu baseka bishimye twebwe twabagaho mu buzima nyine sembwe amarangamutima yawe yangiritse gute ikintu wabonye ko yangiritse gute ugeze kwizera n'ubu ngubu ikintu cyitwa ziya narakizinutswe pe kumva ngo ziya ikintu cyangwa ngo mizino bihugu byo muri Middle East ngo Dubai Qatar I don't know yenda Qatar na histoire mbi turahumva ariko ikintu noneho Aziya y'ubwayo none ikintu cyitwa umushinwa so n'undi wundi rero ewana isomo rikomeye kuyemo n'irihe isomo rikomeye nakuyemo nuko ubuzima nibwo bwa mbere ubuzima urye bike winjize make bigende gute ariko buriya iyo ubona urya ukaryama ukabishimira umusaza Perezida Kagame nibwo nyine turamukunda pe ariko noneho ndi hariya nibwo numvise agaciro ke kuba utafite freedom yo kuvuga ngo bigende gutyo bati nimvuga iki ndapfa nibigenda gutyo ndapfa nibwo nahise mbona ati nahise mbona agaciro mu Kinyarwanda bavuga ngo Abanyarwanda baravuga wambaye ikirezi ntamenya ko kera pe ntago amenya ko kera none se wenda nk'umuntu uri hariya wumva yakorerwa buvugizi iki umuntu uri hariya yego wumva yakorerwa buvugizi iki ubuhe buvugizi umuntu uri hariya rero nguta biragoye no kubona ayo mafaranga biragoye sinzi ukuntu leta yacu izabikora sinzi ukuntu yenda Afurika izabikora ariko bashake nyine ukuntu abana bataha abana bafite depression abana bariyahura buri munsi hariya abana nyine nta buzima bafite niyo batana gutocaringa gusa amasaha ubwayo yonyine ni toca amasaha ubwayo nyine kuba utaryama ngo uruhuke naje meze nk'umuntu ubwayo bitatse ukigera ntiwabirotaga narabirotaga nayo nsigaye mbona umupolisi nkashaka kwiruka nkumva ko nabwo ndi guhiga kuko twabagaho twiruka wabona umupolisi kuko twagezeho muri ibyo byumweru duhigwa kandi baragufataga bagahita bajya kugufunga duhigwa nyine bashaka kudukuramo kwase none nimfungwa hano none nzavamo gute bazamenya nararengeye uyu munsi ukora iki kugira ngo yubake twatangiye tuvuga ku byerekeye n'umwaka ugomba kugenda ubu nonaha rero ndacyari gutekereza ntabwo ndabona ikintu cyo gukora ndi kurwana n'ubwonko n'umutima ndacyari gushaka nyine icyo nakora gusa nizera ko Imana izamfasha nyine
nkiyubaka. Courage. Merci. Ahubwo abantu bafite akazi bakaguhe urugero nize land administration and management. Gusa nkanjye ubuzima naciyemo nta kintu na kimwe ntakora. Pfa kuba ninjiza amafaranga niyo niturije nta kibazo na kimwe. Vuga nimero ya telefone yawe ku buryo nk'umuntu wifuza kuba yaguha akazi akakwizera. Urumva waciye muri byinshi byanze bikunze. Burya iyo duciye mu bikomeye kenshi biranadukomeza tukaba twakora ibintu byose nta kujenjeka cyane. Ewana yego 0788 034 26 21. urakoze cyane murakoze. Bajyaga banserereza ngo nguje kwa ko naragenda nakoraga music. wakoraga music? Nari ndi gukora bakati man tala yawe ije gupfira ubusa hano. Yes. Uwo mwana ari tugitangira twamaze kuba inshuti uzagenda ubibona cyane rwose. Baza kukohereza link. Ariko nyine bajyaga bansereza nanjye ubwanya hati mu mpombe y'igihugu karaba. Gusa mwakoze Patrick, wakoze cyane. Ubwo tuzongeye tuvugane anytime, tuzongeye tuganire byanze kunze. Icyo nkwifuriza nuko uzagira umwaka mwiza ukaba handsome uko bivuze cyane. I need to be handsome. Abantu baduhereza akazi cyane. Imana iba nabaye byiza twakwikorera abana byiza cyane. Nabyo birashoboka cyane. You never know umuntu uri kutwumva muri kano kanya. Niba hari uburyo ushaka kuba wafasha abantu utazi Patrick wamumenye, ushaka kuvuga utirika mufashe kuba yahindurirwa ubuzima ejo bundi kimwe n'abandi bajene batazongeye gutekereza kujya iyo ngiyo. Patrick ashaka kubivuga, hari abandi badashobora kwivuga. Uyu munsi hari abajene benshi bakize kubera Patrick yavuze ibyo yahuye nabyo mu rugendo rwitwa ko rwo mu Bushinwa ariko rwagannye Laos. Uyu munsi rero uwifuza kumufasha please ubikore, uvuga uti reka muremere akazi mushakire igishoro. Why not? Nabyo birakunda kandi byakoreka cyane. Ayo madeni akishyurwa bizakunda. Ariko y'amadeni 1500 wafashe ntagarama 1500 gusa. Nukuvuga ngo ingenda narayifasha no mu kugaruka nabwo n'amadeni. Ungiye kubanza no kujya kurwana nabyo ariko bizakunda. Mureke Patrick tumufashe tumubeho bikunde. Umusanzu utanze ku bajene benshi barokotse, birashoboka ko ari nk'abajene 100 barokotse bumvise kino kintu bari bafite gahunda na Patrick. Natwe tumufashe rero cyane kandi iyo twabaga turi hariya twabona hari umuntu abivuzeho. Ndabyibuka Jad yigeze kubivugaho. Imana imworohereze, nabonye ari muri gereza na DJ Brian nigeze kumubona bivugaho. Twumvaga twishimye, tuba byibuze barabizi. Twumvaga twishimye tuba barabizi. Urakoze cyane. Mwana ndabashimiye.